ntabwo ushobora kurara udasinziriye ngo akazi kawe ugakore mu gitondo neza. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa insomnia cyangwa se indwara yo kubura ibitotsi. Iyi video hari abantu benshi baza kuyigiriramo kuyiboneramo ubumenyi budasanzwe, harimo ababyeyi mwaba mufite abana batoya, harimo abana, harimo abajene, harimo abantu bakuze. Mwese buri wese aragerageza kugira ngo arebe ndetse abone n'ubumenyi bwo kuvuga ati ese ngomba kuryama amasaha angana gute, ese niba ntaryama aya masaha ni izihe ngaruka ibi bintu byantera. Muraho, nishimiye kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi intego yacu ni imwe kuri YouTube channel, no kugira ngo duhanahane ubumenyi dufite, duhanahane ibitekerezo kugira ngo tubeho ubuzima twishimye kandi tubeho ubuzima budafite ubwoba. Uyu munsi nishimiye kandi kuza hano kuri iyi platform kugira ngo tuganire namwe imwe mu ndwara zikomeye cyane zibangamiye abantu, ariko bamwe mu bantu ntabwo bazi yuko mu by'ukuri ari uburwayi. Ariko uyu munsi kuko nk'uko izina rya platform yacu, YouTube channel yacu ribivuga, ni Kira, turashaka yuko buri wese akira mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo mu buzima busanzwe, mu buryo buri spirituel cyangwa se buri spiritual. Turashaka yuko umuntu aba umuntu muzima, ukabaho ubuzima bwishimye, atari ubuzima bw'ubwoba. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kibazo gikomeye cyane cyangwa se uburwayi bukomeye cyane bwitwa insomnia mu ndimi z'amahanga, cyangwa se indwara yo kubura ibitotsi. Ndumva ari uko nguko bayita mu Kinyarwanda, ariko mu ndimi z'amahanga yitwa insomnia. Abantu benshi rero bafite iki kibazo, ariko ntabwo bazi iki kibazo ni bwoko ki, ikibazo giterwa n'iki, ese iki kibazo nagikira gute, ese ni ikibazo. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira uyu munsi muri iki kiganiro cyacu. Umuntu mu by'ukuri hari uburyo yaremwe, hari uburyo umuntu agomba kubaho, hari uburyo umuntu agomba gufata amafunguro, hari uburyo umuntu agomba kuryama, hari uburyo umuntu agomba gukora imyitozo. Buri kintu cyose kiba gifite ikigero cyacyo. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose ukora kiba gifite ikigero runaka icyo kintu kigomba gukorerwaho. Niba ari imyitozo, hari urwego runaka ugomba kwikoreraho, kavuga ati ni iminota iyi n'iyi ku munsi. Niba ari amafunguro, ni amafunguro angana atya, kugira ngo umubiri wawe urusheho gukora neza. Rero no mu buryo bw'ibitotsi cyangwa se bwo kuryama, hari amasaha buri muntu uwo ari we wese agomba kuryama kugira ngo abe ari umuntu uri normal, cyangwa se abe ari umuntu usanzwe. Iyo utaryamye ayo masaha, bivuze yuko umubiri wawe uba ufite ikibazo. Umubiri wawe ntabwo uba ukora mu buryo busanzwe nk'uko yakagombye kuwukora. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa insomnia cyangwa se indwara yo kubura ibitotsi. Iyi video hari abantu benshi baza kuyigiriramo kuyiboneramo ubumenyi budasanzwe, harimo ababyeyi mwaba mufite abana batoya, harimo abana, harimo abajene, harimo abantu bakuze. Mwese buri wese aragerageza kugira ngo arebe ndetse abone n'ubumenyi bwo kuvuga ati ese ngomba kuryama amasaha angana gute, ese niba ntaryama aya masaha ni izihe ngaruka ibi bintu byanteza. Ibi rero bijyanye n'ingaruka tuzabireba mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni ayahe masaha umuntu usanzwe udafite uburwayi yakabaye aryama buri munsi. Duhereye ku babyeyi bafite abana, umwana ufite kuva ku kwezi kumwe cyangwa se ataragira umwaka, reka mbyite 0 kugera ku mezi 3, umwana agomba kuba aryama hagati y'amasaha 18 n'amasaha 17 ku munsi. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ungana utyo kuva kuri 0 kugera ku mezi 3 agomba kuba aryama
amasaha 18 kugera ku masaha 17. Rero mubyeyi cyangwa se babyeyi mushobora kuba mukurikiye kino kiganiro ukaba ufite umwana uri muri icyo gihe ariko akaba ataryama ayo masaha, biraza kumuteza ikibazo umwana wawe mu mikurire yiwe. Ariko ibyo ntabwo aribyo tugiye kuganiraho, tuzabiganiraho ubutaha. Ariko gerageza usuzume urebe koko niba umwana wawe aryama ayo masaha ku munsi, kuko niba ayo masaha atayujuje ni ikibazo kandi byateza ikibazo umwana mu mikurire ye, mu mitekerereze ye, bikazamugiraho ingaruka. Kandi nk'umubyeyi buri wese aba yifuza yuko umwana azamenya ubwenge akaba umwana muzima. Umwana ufite amezi 4 kugera ku mezi 11, uwo mwana aba agomba kuryama byibuze amasaha 12 kugera ku masaha 15 ku munsi. Ukuvuga ngo uwo munsi wose uwo mwana agomba kuba aryama amasaha 12 kugera ku masaha 15. Babyeyi kandi suzuma umwana wawe kugira ngo urebe niba koko aryama ayo masaha. Intego yacu ni imwe, ni ukugira ngo duhanahane ibitekerezo, twungurane ubumenyi kugira ngo tubeho ubuzima twishimye, kugira ngo tugire ejo hazaza hacu heza. Umwana ufite umwaka umwe kugera ku myaka 2, uwo mwana aba agomba kuryama byibuze amasaha 11 kugera ku masaha 18. Niba umwana ataryama ayo masaha ku munsi, umenye yuko umwana wawe ntabwo urimo uramurera neza, ndetse ashobora kuzagira ikibazo mu minsi izaza cyangwa se mu minsi iri imbere, bitewe no mu mitekerereze ye cyangwa se n'igihe afata kugira ngo uwo mwana aruhuke. Twibukiranye yuko kuryama bituma ubwonko burushaho gukora neza, kandi iyo ubwonko buruhutse bugakora neza, nibyo bituma umwana azamenya ubwenge mu ishuri, azabasha guhanga udushya cyangwa se ibintu bishyashya, kugira innovation. Ibyo rero ni ingenzi cyane. Wowe udukurikiye, waba ufite barumuna bawe urera, yaba ari umubyeyi, yaba ari abaturanyi, aya makuru y'igihe umwana wawe agomba kuba amara aryamye ku munsi ni ingenzi kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure neza. Umwana ufite imyaka 3 kugera ku myaka 5, uwo mwana agomba kuba aryama amasaha 10 kugera ku masaha 13. Hanyuma umwana ufite imyaka 6 kugera ku myaka 13, uwo mwana aba agomba kuryama amasaha 9 kugera ku masaha 11. Ayo masaha rero 6 kugera ku masaha 11 ni amasaha y'ingenzi cyane, kubera yuko ni cyagiye wa mwana aba ajya ku ishuri, ni cyagiye wa mwana aba adashaka kuryama ku manywa. Ni ingenzi cyane yuko umwana, yaba wamusigiye abatantine mu rugo, yaba wamusigiye abantu bamurera mu rugo, ni ingenzi cyane yuko uwo mwana agomba kuryama ayo masaha kugira ngo ubwenge bwe, ubwonko bwe bubashe kuruhuka neza, kugira ngo abashe gutekereza neza maze akure neza. Umwana ufite imyaka 14 kugera ku myaka 17 aba agomba kuryama byibuze amasaha 8 kugera ku masaha 10. Ayo niyo masaha uwo mwana agomba kuba aryama ku munsi. Umuntu mukuru rero cyangwa se an adult agomba kuba aryama amasaha 7 kugera ku masaha 9. Adult wese ufite imyaka hagati ya 18 kugera ku 25 agomba kuba aryama amasaha 7 kugera ku masaha 9. Uwundi muntu ukuze ufite imyaka 26 kugera ku myaka 64 aba agomba nawe kuryama amasaha 7 kugera ku masaha 9 buri munsi. Uba ugomba kuryama ayo masaha buri munsi kugira ngo imibereho yawe, ubuzima bwawe bubashe kugira ngo bumere neza. Hanyuma ku basaza, umusaza uri hejuru y'imyaka 65, uwo ngo nawe hari igihe cyamugenewe amasaha agomba kuba aryama. Agomba kuba aryama hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 buri joro. Ubwo buri joro niyo masaha agomba kuba uwo musaza cyangwa se uwo muntu mukuru aryama buri munsi. Ahangaha
tubisubiremo, umuntu mukuru ufite hagati y'imyaka 26 kugera ku myaka 64 agomba kuryama amasaha 7 kugera ku masaha 9 buri joro. Hanyuma ingimbi ifite imyaka 18 kugera ku myaka 25 agomba kuryama amasaha 7 kugera ku masaha 9 buri joro. Umaze kwisuzuma rero, ndagira ngo muri kano kanya ugerageze kugira ngo urebe noneho, ese mu buzima bwawe uryama amasaha angahe buri joro? Wowe reka mvuge ku ngimbi, mvuge no ku basore, ndetse mvuge no ku bantu bakuze b'abasaza. Ese uryama amasaha angahe buri joro? Indwara rero yitwa insomnia ariyo turimo turaganira aka kanya, ni indwara itera uruvangitirane cyangwa se a disorder mu bitotsi byawe, noneho cyangwa se mu mitekerereze yawe, noneho mu gihe wagombaga kuryama wowe ukabura ibitotsi. Uvuga ngo insomnia ni indwara yo kubura ibitotsi. Iyo ndwara kugira ngo umenye niba uyifite cyangwa utayifite, niba wagombaga kuryama amasaha 7 kugera ku 9, wowe iyo uryamye wiryamira amasaha 3, ujya ku buriri guhera saa 4 z'ijoro ugatangira kwigaragura kugera saa 9 z'ijoro, ugatangira kubona ibitotsi saa 9 kugera saa 11. Ndagira ngo nkubwire ngo urarwaye, ufite ikibazo cy'indwara yo kubura ibitotsi, mu ndimi z'amahanga bita insomnia. Cyangwa se uraryama saa 4 ugasinzira, ariko mu gihe ukangutse wicuye mu gicuku saa 7 z'ijoro ntabwo wongera kubona ibitotsi. Aho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo ugatangira guhera saa 8 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo ukanuye. Muvandimwe, aho ngaho urarwaye, urwaye indwara yo kubura ibitotsi. Kandi intego yacu ni kugira ngo duhane ubumenyi, kugira ngo tugire ubuzima buzima kandi tubeho ubuzima twishimiye. Ntabwo ushobora kurara udasinziriye ngo akazi kawe ugakore mu gitondo neza. Ahubwo mu kazi kawe ka buri munsi, waba wikorera, waba ukorera ibigo mpuzamahanga cyangwa se waba ukorera leta, icyo gihe ntabwo bituma utanga umusaruro, ahubwo usanga ufite uburakari bukabije, ufite umujinya, utabana neza n'abantu mukorana. Kubera iki? Ufite ubwo burwayi bwo kubura ibitotsi. Hari abandi noneho bigera mu gitondo saa 11 yaraye akanuye ijoro ryose, saa 11 akaba aribwo atangira kubona ibitotsi. Noneho saa 11 agasinzira, akaryama amasaha 2, amasaha 3, amasaha 4, yarangiza agakanguka. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe urarwaye. Muvandimwe, urarwaye, ukeneye yuko ubona umuti wo kuri ubwo burwayi bwawe bwo kubura ibitotsi. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ikijyanye n'umuti w'iyo ndwara yawe, ariko ndagira ngo nkurarike muri video yacu y'ubutaha tuzaganira turebe nuhe muti ushobora kugufasha kugira ngo ukire iyo ndwara yo kubura ibitotsi. Birashoboka yuko ushobora gutekereza ati barandoze, nta muntu wakuroze, ni uburwayi bubaho. Ese byagenze gute? Ese ni uburwayi, kandi ubwo burwayi bwawe burakira. Rero ndagira ngo ubanze wisuzume muri ya masaha nakubwiye. Ese ndyama amasaha angahe? Ese nsinzira amasaha angahe nijoro? None numara kwisuzuma urebe ese ubura ibitotsi mu buryo bungana gute? Ese hari igihe ubura ibitotsi? Ese ni ibintu bihoraho cyangwa ni ibintu biza rimwe na rimwe? Nusanga ari ibintu bihoraho, nusanga ari ibintu birimo biragenda biza bitangiye kugenda bikura, watangiye ubura ibitotsi isaha imwe, bimaze kuba amasaha 2, bimaze kuba amasaha 3, ndagira ngo nkubwire ngo ubu ngubu icyo kibazo cyawe gitangiye gukomera, kandi icyo kibazo cyawe nikiramuka gikomeye kizaguteza ibindi bibazo mu buzima bwawe. Reka tubane mu kindi kiganiro cyacu cy'ubutaha, maze turebere hamwe umuti wagufasha kugira ngo ukire indwara yitwa insomnia cyangwa se indwara yo kubura ibitotsi. Murakoze cyane, nawe utaha.